Igitabo Ubutumwa ku basore igice cya gatatu. Gushaka gushimisha Kristo. Uwiteka adufitiye umurimo wihariye buri wese ku giti cye agomba gukora. Igihe tubona ubukozi bw'ibibi bw'abatuye isi bushyirwa ahagaragara mu nkiko kandi bukandikwa mu binyamakuru bya buri munsi, ni mucyo twegera Imana kandi kubw'ukwizera kuzima dushikame ku masezerano yayo kugira ngo ubuntu bwa Kristo bubashe kugaragarizwa muri twe. Dushobora kugira impinduka duteza ndetse ikaba ari impinduka ikomeye mu isi. Niba imbaraga y'Imana itsinda imitima iri kumwe natwe, tuzabashishwa kuyobora abari mu cyaha babashe guhinduka. Kwiyoroshya kwacu kuzasohoza ibintu byinshi muri uyu murimo. Ntabwo tugomba kugerageza gutumbagira ngo tujye mu myanya yo hejuru cyangwa ngo abantu baduhimbaze. Intego yacu ntikwiriye kuba iyo kuba abakomeye. Tugomba guhanga amaso yacu ku cyubahiro cy'Imana. Tugomba gukorana ubwenge bwose Imana yaduhaye tukishyira mu nzira y'umucyo kugira ngo ubuntu bw'Imana bubashe kutuzaho ngo buduhindure kandi butume dusa n'Imana. Ijuru ryiteguye gucunshumura imigisha yaryo ikungahaye ku bantu baziyegurira gukora umurimo w'Imana muri iyi minsi iheruka y'amateka y'isi. Tuzageragezwa kandi dushungurwe, dushobora guhamagarirwa kumara amajoro tutagohetse, ariko nimucyo bene ibyo bihe tubimare dusenga Imana tumaramaje kugira ngo ibashe kuduha gusobanukirwa kandi ikangurire intekerezo zacu kumenya amahirwe yacu.